Nshuti namwe vana wese turabona kuri studio Mutware nongeye kubasuhuza. Nigiye wese ngira nk'abikorwa filime turi kuganira muri uyu mwanya. Nkaba ngira ngo mbaye karabana kuri studio Mutware kandi bifuriza kugira amahoro y'Imana. Kuri mwebwe mu kihaza kuri inshuro ya mbere karibu muze mwisanga hano ni mu rugo. Ni iwanyu ni iwacu iyi ngiyi ni saro ya Kanyarwanda. Ngira kandi babwire ngo ntimwibagire kwiyandikisha by'umwihariko mwebwe dukunda gusangira ibiganiro ndetse namwe mukiri bashyashya no kuri studio Mutware karibu hano ni mu rugo, hano ni iwanyu ni iwacu rwose ni muri saro ya Kanyarwanda. Ngira ngo babwire ngo ntimwibagire kwiyandikisha by'umwihariko mwebwe muri gukurikirana izi gahunda zacu munyuze kuri internet cyangwa se kuri imiyoboro migari ya internet. Mukande aho hasi yabanditse ngo ni subscribe, share, follow ndetse n'inzogera iba iri aho ngaho hasi. Ukaba wakwibaza uti kubera iki? Kugira ngo igihe turi kuganira nk'aka kanya mutubona turi live mumenye ko duhari muze dusangire ijambo. Nkaba kandi ngira ngo mbabwire nti kuri mwebwe mutabimenyereye namwe mumaze kubimenyera igihe cyose mutubona imbere y'izi kamera ndetse n'inyuma ya za kamera tuje turi mukuri mu rukundo ndetse no mu cyizere. Ibi tubikoresha cyangwa se turabwira ngo mubikoreshe buri gihe mureke ibyo turi kubabwira ari ibintu bizima. Ni umunzani tugenderaho cyangwa se ni igipimo tugenderaho iteka ku iteka. Mukareba ko ibyo bintu turi gukora ibintu bizima, ibintu biri mu mucyo, ibintu mushobora kwibonamo mukaniyumvamo mwese. Kandi ikintu cyose mubona ko kitari mu mucyo, ikintu cyose mubona ko kirimo umukungugu, umwanda, ufite inshingano yo gufata nawe akawe ukaza ukagikosora, ukaza ukatubwira ati iki ni kibiriya ntago ari byo, dore bimeze gutya na gutya. Ariko icy'ingenzi nta numwe muri twebwe ugomba kwicara gutyo gusa. Iyo minsi yararangiye aho ugomba kwicara gutyo gusa ukamera nk'aho ari ingorofani. Nta ngorofani ziturimo, turabo turibo kandi nawe uruburiwe. Igihe cyose wumva ko wagizwe ingorofani twe tubyita ubucakara. Iyo undi agomba kukuvugiramo, umubiri wawe urawufite kugira ngo abe ari wowe ubasha kuwukoresha mu gihe uri kuri iyi si, kubera ko impano zawe zikuzuyemo zigomba kuvamo. Turi kumwe ntarenze rero kujya muri menshi. Karibu intare, abami n'abamikazi mwese dusangira gahunda hano kuri studio Umutware. Nibagiye kubabwira ngo mwebwe mugikurikira gahunda zacu kuri inshuro ya mbere, ndagira mbabwiye ngo igihe cyose mukeneye kutugeraho mwanyura kuri site yacu y'Umutware ariyo www.umutware.com www.umutware.com sibyo ra ya mu gihe muhaje aho ngaho mushobora kubona dufite email zacu, telefone zacu za social media ndetse n'ubundi buryo mushobora kutugeraho. Kubera iki bingibi mbibabwira gutya no kugira ngo mbere na mbere mumenye ko ntago tugendera munsi y'igitara, ntago twihisha. Ibyo dukora tubikora ku mugaragaro, kandi namwe ngira mbabwire nti mushiri kumanga, mushiri kubwoba, ibyo muvuga, ibyo mukora, ikintu kibari hano ku mutima mugishyira hagaragara. Abagabo nyabagabo bakora hagaragara, abagore nyabagore bakora hagaragara, intare abami n'abamikazi dukorera hagaragara, ndetse niyo byaba ari amafuti bishyira hagaragara, bikorera hagaragara kugira ngo ukosorwe. Turi kumwe, nicyo tugenderaho kandi nicyo nkunda kubabwira buri gihe ngo tugomba kuguma ku murongo w'ukuri, urukundo n'icyizere, mu mucyo. Ibintu byose biri mu mucyo, nta bintu by'amariganya, nta bintu bya confusion birimo. Oya, igihe cyose ibyo byaje tugomba kubikosora. Turi kumwe. So ngibyo rero karibu intare mwese dukomeje gusangira izi gahunda kuri studio Umutware. Kandi rwose mbabwire nti ntago twari duherukanye, imirimo yatubanye minshi itandukanye kandi noneho n'imirimo itoroshye. Nkunda kubabwira ngo ubu ngubu aho tugeze n'ahantu hakomeye, ariko nubwo hakomeye ntago byatubuza gukora ibyo dukora kugira ngo ibintu bijye mu mucyo. Turi kumwe. Akaba ariyo rero mpamvu ngira ngo mbabwire nti uko byagenda kose intare abami n'abamikazi, imirimo dufite, imirimo dushinzwe tugomba kuyirangiza nta kundi byagenda. Nkaba rero ngira ngo mbabwire nti aho muri hose nk'intare, ndifuza ngo buri muntu amenye impano yawe, igihagararo cyawe cyangwa se position yawe aho uri, kugira ngo ubashe kumenya aho utagomba kuburi, ubashe kumenya n'utari muri position ye kugira ngo umufashe ajye muri position ye, ndetse n'ibyo tugomba gukora tubashe kubikorera hamwe twese turi ku murongo umwe. Turi kumwe. So uyu munsi rero ni ku itariki ikomeye, ni ku itariki ya mbere Nyakanga 2023.
tariki ya mbere Nyakanga. Kubera iki mvuze ngo ni itariki ikomeye? Ni umunsi igihugu cy'u Rwanda cyabonye icyo bita ngo ni independence. Ntarabyinjiramo rero kubera ko tugiye kuvuga kuri independence, insanganyamatsiko ngari uyu munsi iravuga ngo umunsi twibuka independence y'u Rwanda. Abanyarwanda dufite ubwigenge by'ukuri. Icyo nicyo ngira ngo tuganire mu kanya gatoya tugiye kuza kuganira. Abanyarwanda dufite ubwigenge nyakuri. So abakurambere baharaniye kwigenga. Nagiye kuri internet njya muri dictionnaire cyangwa se iki gitabo gifite amagambo menshi, inkomanyamagambo hari ubwo sinzi neza nimba mbivuze neza, ariko ubwo ndagira mbabwire nti iri jambo independence barivuga iki. Nabirebye mu Cyongereza kubera ko nicyo numva cyane kurusha. Bavuze ngo mu Cyongereza ngo ni home rule, self determination, sovereignty, autonomy, non-alignment, freedom, liberty, autarky, self-sufficient, self-reliance, self-support. Reka mbabwire ngo ahangaha bari kuvuga ngo ni ukwitegeka, kwiyobora, ubwigenge, kwirebaho, kwivanamo imbaraga, kwikuraho imbaraga, kwihaza, kubasha kumenya ibyo ukeneye mbese ukabiharanira, ukabirwanira, ukanabigumana gutyo. Turi kumwe? U Rwanda rero narwo uyu munsi ni umunsi rwahisemo kwitunga, ariko nkibaza nti u Rwanda ruritunze? Kwirwanirira, u Rwanda rurirwanirira? Abanyarwanda turirwanirira? Waba uri mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda nuko bimeze. So ndagira ngo mbabwire nti uyu munsi ni umunsi ukomeye, ariko ntago twari twabona icyo dukeneye cyangwa se icyo uyu munsi uvuga. Je niko mbibona nkurikije ibintu biba mu Rwanda no hanze mu Rwanda, ibintu biba ku Banyarwanda mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Uyu munsi twita independence cyangwa se umunsi w'ubwigenge ntawo dufite. Ntago Abanyarwanda turigenga. Kwigenga birahenda kandi ni mu bice byose by'ubuzima. Ntago ari kuvuga ngo igihugu kirahendutse, oya. Bihera ku muturage wa wundi wo hasi kugera ku muyobozi wa mbere wa president cyangwa se nk'aba ministre w'intebe, bitewe n'ukuntu arrangement cyangwa se ubuyobozi bw'igihugu bupanze. Mu Rwanda dufite president, guhera kwa mutwara sibo kugera kuri president, bose bakagombye kugira ubwigenge mbere na mbere bwo mu mutwe. Ntabwo turi kuvuga bwa bundi hahandi ufite amaboko cyangwa se ufite barakuziritse, nubwo nabyo ari ubwigenge. Ariko nk'igihugu uyu munsi ni umunsi ukomeye, byakagombye kugirira Abanyarwanda irindi somo. Twibuka tuzigenga ryari Banyarwanda? Nicyo kibazo nge nifuza guhita ntangira mbabaze, tuzigenga ryari? Mu gihugu murahonyorwa, mukicwa, mukagirirwa nabi kubera kuvuga gusa ibintu mudashimye. Ndagira ngo mbanze nanababwire n'ikintu gisekeje kandi kinababaje. Mwari muzi yuko nta na rimwe leta y'u Rwanda iriho aka kanya yari yigera yizihiza umunsi w'ubwigenge? Munyumve neza ibyo mbabwiye. Leta yashinzwe na FPR nta na rimwe mu mateka y'u Rwanda yari yizihiza umunsi w'ubwigenge w'Abanyarwanda. Imaze imyaka ingahe? Rungano ndagira ngo mwumvireho, munibaze muti kubera iki leta ya FPR igira ipfunwe ryo kwizihiza umunsi w'ubwigenge w'Abanyarwanda? Ntago ari umunsi wa FPR, ni umunsi w'Abanyarwanda. Niba yemera ubwigenge bw'Abanyarwanda, kuki nta na rimwe mu mateka FPR yari yizihiza umunsi w'ubwigenge w'Abanyarwanda? Icyo kintu mukibazeho. Ariko mu minsi mikeya ku itariki ya 4 bazizihiza umunsi bise kwibohoza, umunsi FPR yahinduye guverinoma y'u Rwanda. Ubwo ntago ari ubwigenge. Ejo FPR nisenyuka, indi guverinoma ikajyaho, iyo guverinoma izajya yibuka umunsi wayo yashyizeho leta yayo? Oya, ntago ari byo. Nubwo bwose Abanyarwanda mwabwiwe ngo ni umunsi wo kwibohoza, bawambitse imyenda isa neza, abari bita ngo ni umunsi w'ubwigenge. Cyokora
bavuga ko ari Liberation Day. Ndagira ngo ntababeshyera nabo. Liberation Day itandukanye na Independence Day. Sibyo tubyumvikaneho. So mu Rwanda mwizihiza Liberation Day. Liberation Day ni umunsi FPR yakuyeho leta ya Habyarimana. Actually nta nubwo ari leta ya Habyarimana, ari leta ya Sindi Kubwabo. Kuko Sindi Kubwabo niwe wahinduye, niwe wasimbuye nyakwigendera Perezida Juvenal Habyarimana. Perezida Sindi Kubwabo Theodore muri leta yamaze amezi make cyane, niyo leta FPR yasimbuye. Turi kumwe? So banyarwanda rero ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi, itariki ya mbere z'ukwa karindwi u Rwanda rubona independence. Kuki iki kintu ari big deal? Ndagira ngo mbabaze kuki iki kintu ari big deal. Mbabarire gatoya. Iki kintu ni big deal kubera iki? Mbere u Rwanda rwari mu bukoroni, sibyo? U Rwanda rwari mu bukoroni. So u Rwanda rwari mu bukoroni mbere. Noneho ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 1962 abaturage barivumbura baravuga ngo oya, guhera ubu ngubu ibintu tugiye kubivanaho, ubukoroni buvuyeho. Ariko mu by'ukuri kuva muri 59 kugera muri 62 hariho leta, nibwo repubulika yatangiye muri 59. Ubwami bwarangiye muri 59, noneho haza ikintu bita repubulika. Kimara iki? Kimara imyaka 2 hafi 3. Ubwo nibwo muri 62 ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi u Rwanda rwabonye independence. Sibyo? Ndizera ko nta hantu ndi kubabeshya. Kandi nimba ndi kubabeshya, abanyamateka muzi uyu munsi mudukosore. Oh sorry, ntago turi live. Kene ikiganiro twateguye mbere yo kuba live. So ndagira ngo rero rungano mwumve icyo kintu kuri ikintu gikomeye. Iyo wigenga ufata inshingano zose zijyanye n'ubuzima bwawe, zose. Ntaho ujya kwikopesha iki n'iki, niyo wakikopesha ugomba kukishyura. Kuva muri 62 kugera uyu munsi u Rwanda ruri mu madeni mu banyamahanga. U Rwanda ruyoborwa n'abanyamahanga. U Rwanda rucakazwa n'abanyamahanga, rukanacakazwa n'abanyarwanda ubwabo. Uyu ni umunsi twakagombye kurira tuvuga ngo tuzigenga ryari. Hagombe iki kugira ngo twigenge banyarwanda? Rungano mu nyumve neza, iyo ndi kuvuga ibi ngibi ntago ndi kuzana amacakubiri, ahubwo ndi kugira amabwire nti mwihumurize ubwigenge nyabwigenge. Mugende mujye gusoma icyo bita ubwigenge, independence. Ni independence. Kubona abagabo n'abagore tumara imyaka 20 n'ibindi ducakajwe, twarabondamye nk'amatungo, ibintu birababaje. Abakurambere nzi neza yuko kuri uyu munsi bicara neza bakamera nk'abapfushije, kuko igihugu cyarongeye kirapfa. Igihugu cyarapfuye. Niba wowe nk'umunyarwanda mu gihugu ugira ubwoba bwo kwisanzura, ugira ubwoba bwo kuvuga ikikuri ku mutima, kubera iki? Kubera ko leta ishobora guhita ikunyorosha ikagushyira muri gereza cyangwa se bakakwica, nta bwigenge ufite. Uri umucakara udafite amapingu agaragara, uri umucakara wo mu mutwe, uri umucakara no ku mubiri. Ari nayo mpamvu babwira ngo tugomba guhindura ubu buyobozi. Tugomba kuvanaho bugahinduka nyaguhinduka. Ni ngombwa, bigomba kuba. Niba mwifuza ubwigenge uyu munsi ubabwire ngo nta bwigenge mufite nk'abanyarwanda. U Rwanda nk'ina pirizo ifunguye, muraragiwe nk'abaragizwa n'abashumba. No hanze nabwo umunyarwanda ntishyira ngo yizane, ni bake cyane. Kubera iki? Kugendera ku bwoba. Uravuga uti ninjya gukopfora bashobora kundipotinga bakanjyana mu Rwanda, banjyana mu Rwanda FPR kanyica cyangwa se kica umuryango wanjye. Nimfokora baranyaka ibyacu
ibya ba data, bya ba sogokuruza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ninshakara cyangwa se nimvuga baramvana ku kazi, barankuza ku kazi. Ingero ni nyinshi cyane. So ugasanga none uyihitiyemo guceceka. Ariko amateka arahana. Nutanahanwa na leta uzahanwa n'amateka. Abanyarwanda uyu munsi mwarabundamye kubera iki? Kubera FPR. Ariko amateka yo niyo azaduhana ubwacu. Hari ibintu wanga gukora, amateka ubwayo akakwikubitira iminyafu. Mother Nature ikakwikubitira iminyafu. Iminyafu natwe yaraje. Kandi iraza umunsi ku wundi. Ni ingaruka z'ibyo twaretse dukomeje no kureka biba umunsi ku wundi mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Hano hose ari Abanyarwanda, imibanire yacu uko tugenderanira nta bwigenge dufitemo abenshi. Ni ngombwa rero iki kintu twongere tukigire. Tukigire. Hari abagabo bagize uruhare muri ubu bwigenge n'abagore babigizemo uruhare. Aya ni amateka ntaza kwinjiramo cyane kubera ko aka kanya nje rwose nje kubibariza kiriya kibazo kimwe kugira ngo twongere tubitekerezeho. Uwifuza kumenya uko u Rwanda rwahoze rumeze mbere y'uko ruhinduka repubulika, mwabireba biri kuri internet, ndetse n'uko u Rwanda rwatangiye nabyo mwabireba. Hari ahantu henshi bivugwa. None nkaba mbabwira nti Banyarwanda tumenye amateka. Apana amateka yanditswe na leta igezweho gusa, amateka nyamateka y'igihugu. Amateka nyamateka yawe nk'umuturage, waba uri mu gihugu cyangwa se hanze. Kuko ni ibintu bikomeye cyane. Ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 1961 igihugu cy'u Rwanda niho ku mugaragaro cyahinduye systeme kikitwa repubulika. Aho noneho bari bagiye kugira ubuyobozi butayobowe n'abami cyangwa se abamikazi. Muzi ko dukunda kuvuga ngo turabami n'abamikazi. Ubwami bwariho ntago ari bwo bwami twe tuvuga. Ndagira ngo nabyo mujye mubimenya. Ubwami bwariho bwagiriraga nabi bamwe bugatonesha abandi. Nk'umwami namwe nk'abami n'abamikazi ntago twakagombye kwica bamwe tugatonesha abandi. Twese turabami mu gihugu. Turi n'abami muri n'abamikazi mu gihugu. Ubwo nibwo bwami ngemba ndi kuvuga. Nabyo tuzabigarukaho undi munsi. Turi kumwe. So ku itariki rero ya mbere z'ukwa karindwi muri 1961 u Rwanda rwahinduye system y'ubwami, haza system ya repubulika. Aha none abaturage bashobora kwihitiramo ubayobora. Mu gihe cya mbere abaturage ntago bahitagamo, umuryango umwe gusa, ndetse n'abacurabwenge cyangwa se abantu bafashaga abami n'abamikazi kuyobora nibo bahitagamo uwagombaga gutegeka igihugu. Kuva icyo gihe ku itariki ya mbere muri 1961 byarahindutse kugera magingo aya ngaya. Ariko noneho wagira ngo twasubiye noneho mu kintu kitari n'ubwami, kitari na repubulika, kubera ko FPR ni systeme y'ubundi bwoko. Ni systeme y'ubundi bwoko. Izandikwaho ibitabo byinshi cyane, abantu muzayiboneramo amadoktora cyangwa se impamyabushobozi zitandukanye, kubera ko ni ikintu abenshi batigeze bamenya na gatoya mu bintu by'ubuyobozi. Ariko uyu munsi bari kwigaho banavuga ati mbega ibintu byabaye. Ko ni ibintu rimwe na rimwe binarenga n'ubwenge kubona ahantu abantu bazima bari bashobora kubaka ikintu kigirira nabi akarere n'ibihugu, atari n'ubwoko bumwe, atari n'abaturage bamwe bo mu gihugu kimwe, akarere kose kari kugirirwa nabi. Ibyo bintu mwabisobanura gute? Twabisobanura gute? Ariko nibyo turimo uyu munsi. Turi kumwe. So rero ntaremwe mwabamikazi mwe mu Rwanda ndetse no hanze yo mu Rwanda, ndagira ngo nongere mbasabe kandi mbivanye ku mutima kweri uyu munsi w'itariki ya mbere tuwibuke. Kuba tarigeze muha agaciro, muha n'umwanya ngo mumenye, ndabasaba ngo mufate umukoro mujye kwiga. Mwebwe nk'abanyapolitiki, baba mwe muri mu Rwanda no hanze yo mu Rwanda, byakunda mwabyakira mutabyakira,
uyu ni umunsi ukomeye unanabasumba, unanasumba na leta mufite. Uyu ni umunsi w'amateka y'abanyarwanda, ntabwo ari umunsi w'amateka y'ishyaka rya FPR cyangwa se irya MRND, irya CDR, irya PSD cyangwa se ishyaka iryo ari ryose ryashobora kuba riri ku butegetsi. Ntabwo ari umunsi w'ishyaka, ni umunsi w'igihugu w'abaturage. Nubwo bwose uyu munsi FPR yita abaturage, yita igihugu, ariko ntabwo ariko bimeze, kandi n'amateka azabikosora. Tugomba natwe ubwacu kubikosora, nta kundi byagenda. So nongeye rero nkagaruka, ndifuza iki ku munsi w'ubwigenge kweri? Ku munsi w'ubwigenge ndifuza ngo twongere tugire wa mutima wimenya, wa mutima wikorera, wa mutima ushaka kwiteza imbere, kwikemurira ibibazo byacu, wa mutima ukoresha umutwe tugatekereza kugira ngo ahari ibibazo hose twishakire n'ibisubizo, wa mutima ufite amahoro wifuriza abandi banyarwanda ineza n'amahoro, wa mutima w'ukuri, w'urukundo, w'icyizere, wa mutima ukorera ibintu mu mucyo nta mariganya. Nibyo nkwifuriza mwene Kanyarwanda aho waba uri hose, mu gihugu no hanze yo mu gihugu. Tumaze imyaka tuvuga ngo aka karengane kagomba kuvaho, ubwicanyi bugomba kuvaho, ubugizi bwa nabi bugomba kuvaho, gucunaguzwa bigomba kuvaho, uburetwa bwa kijyambere bugomba kuvaho, bwaba ari buri mu gukorerwa abanyarwanda mu gihugu cyangwa se hanze yo mu Rwanda, bwaba buri gukorwa n'abanyarwanda bari mu gihugu babukorera abandi banyarwanda cyangwa se abanyamahanga babudukorera. Ibi byose tugomba kubivanaho. Ni intambara itoroshye, ariko niyo ntambara ituri mu bibero uyu munsi, kandi nta mikino irimo. Ndagira ngo mbibabwire, nta mikino iriho. Iyo tuvuga ku mugaragaro ngo tugomba kuvanaho ubuyobozi bumeze gutyo, tuba turi gukora icyo bita ngo ni treason. Ndabizi neza ko ibi ni ibintu ushobora gufungirwa. Amerika itaraba repubulika, mwari muzi ko Ubwongereza aribwo bwari bwarafashe hano muri Amerika ngoto. Ubwongereza nibwo bwayoboraga, ariko abanyamerika barazi ashwe ibintu tugomba kubivamo, bigobotora Abongereza ku itariki ya 4 z'ukwa karindwi mu 1776. Bati rwose tubivuyeho, ntabyo dushaka. Mu minsi iri imbere muzareba ku itariki ya 4 hano bazaba bari kwizihiza uwo munsi w'ubwigenge. U Rwanda naro rwizihiza umunsi w'ubwigenge, ariko bo ni umunsi ngo wo kwibohoza, ntago ari ubwigenge. Mujye mubyumva, ku itariki ya 4 u Rwanda rwizihiza umunsi wo kubohora u Rwanda, ntago ari umunsi w'ubwigenge bw'u Rwanda. Bivuga ngo ntago mwigeze mwigenga, mwarabohojwe, ntimwigeze mwigenga. Cyokora nanone ndaha credit FPR, yaravuze ngo yarababohoye. Bivuga ngo mwari imbohe, hari bo babonaga ko muri imbohe, ariko banze kubaha ubwigenge. Kukubohora ntago bivuga ngo urigenze. Mubyumve neza, ni ibintu bibiri bitandukanye. So munyarwanda ndakwifuriza ngo ugire ubwigenge bwisanzuye, nyabwigenge aho waba uri hose. Rungano mwebwe mutumva ibyo ndi kuvuga, mugende mu musome. Kwigenga bivuga iki? Kwibohora bivuga iki? FPR yakuyeho leta, yavugaga ko ari leta iboshya abanyarwanda. Uyu munsi nkababaza nti, kuri mwe mwari mukuze muri icyo gihe, mugereranyije ibyo mwari mwabonaga kera n'ibyo mubona uyu munsi, bimeze gute mubishyize ku munzani kuri urukundo n'icyizere kandi uri mu mucyo? Icyo nicyo mbifuriza abanyarwanda. Nta kintu cyo guhisha. Uyu munsi hari uburetwa bwa kijyambere mu Rwanda ndetse no ku isi henshi, ntabwo ari mu Rwanda gusa. Ariko ikibabaje nuko umunyarwanda uyu munsi agira undi munyarwanda umuretwa, yica undi munyarwanda, agacunaguza undi munyarwanda, akica, akabeshya, akagira nabi undi munyarwanda. Ibintu tugomba kubivaho kweri. Ibintu tugomba kubivaho, tukabirandura nyakubirandura. Ababigiramo uruhare n'abari kubikora, umunsi wanyu uzaza.
aho tugomba kubajyana mu bucamanza nyabucamanza. Mugomba kuba ingero kugira ngo uyu muco wo kwica, kubeshya no kugira nabi turandure uveho. Twongere twimuke umuco mwiza wo kubana mu mahoro, mu kuri, mu rukundo, mu cyizere. Tubugarure mu gihugu hose ndetse no mu karere. Uyu munsi uvuga umunyarwanda mu karere bagashaka kukugira nabi. Kuko u Rwanda runyuze hose hose ruhasiga iki? Imirambo. Nifurize abavandimwe b'Abarundi umunsi w'ubwigenge, kuko u Burundi n'u Rwanda byombi byakagobye cyangwa se kwizihiza umunsi w'ubwigenge igihe kimwe. Cyokora mu Burundi cyo mbakundira, bo bamaze gukura kurusha u Rwanda. Uyu munsi bizihije, bari kwizihiza umunsi w'ubwigenge w'igihugu cy'u Burundi. Barundi kazi, umunsi mwiza w'ubwigenge, umunsi mwiza w'ubwigenge kweri. Kandi nanabasaba ngo mukomeze mudufashe nk'aba brothers n'aba sisters banyu, ko natwe tujya imbere tugakura mu buyobozi, tugakura mu bitekerezo nk'aho namwe mugeze uyu munsi. Abarundi ntabwo uyu munsi kubera ko uyu munsi ari ingoma ya Neva bajya gufeta leta ya Neva gusa n'igihe yashingiwe. Oya, ngo kubera ko ari leta ya Buyoya ngo barajya gufeta Buyoya. Oya, igihe cya independence bagitandukanya n'igihe leta zindi zose Abarundi zagiye ziberaho. Ni naho uyu munsi nk'abanyarwanda twakagombye gufata amasomo cyangwa se ayo mafunzo. Cyokora ntago turi kuyakira, ugasanga akenshi ahubwo nta nubwo ayo masomo ngo akenewe. Niko akenshi baba bari kuvuga. Nkibaza ngo niba udakeneye amasomo, amateka akaba ari kwiyandika isegonda ku isegonda, umunota ku munota, isaha ku isaha, umunsi ku munsi, icyumweru ku cyumweru, ukwezi ku kwezi, imyaka ku myaka, bizagenda bite mu minsi iri imbere? Hano n'amateka ubwayo azaba ari kugucira urubanza. Simbifuriza ngo igihugu cyacu cyongere gicirwe imanza inshuro igihumbi. Tumaze gucirwa imanza igihe kinini n'inshuro nyinshi. Tugomba kwinyara mu isunzu, tugahindura umurongo, nyakuhindura, nta bintu byo gukina birimo, sibyo? So simvuga menshi rero, simvuga menshi. Ndagira ngo mbisabire ngo mujye gukora umukoro wo kwiga ngo kwibohoza bitandukaniye hehe no kwigenga kw'igihugu. Kwibohoza cyangwa se kubohozwa n'umutwe wa politike ndetse n'ingabo bitandukaniye hehe n'ubwigenge bw'igihugu n'abaturagihugu bari muri icyo gihugu. Iyo ni devoir ngiye kubaha cyangwa se no mukoro nifuza kubaha. Nkamagira ngo mfunge ikiganiro mbifuriza mwese kugira umunsi mwiza w'ubwigenge w'abana b'Abanyarwanda. Ndabizi ntago ari ibintu byoroshye kandi bizafata kanya, ariko nzi neza ko nta mvura idahita. Ibizazane byose turimo uyu munsi bizashira, ariko dukeneye gushyira hamwe, guhuriza hamwe. Ibyo dukora tugomba kubikorera hamwe nk'Abanyarwanda. Ni ngombwa ko dukorera hamwe, dukemura ibibazo byose dufite tukabikemurira hamwe, mu kuri, mu rukundo no mu cyizere, kandi byose biri hehe? Mu mucyo. Umuntu wese udashyigikiye ibintu uko bijya mu mucyo ni umuntu ubarwanya, ni umuntu urwanya amahoro, ni umuntu urwana independence nyandependence, ubwigenge nyabwigenge nyakure bwawe nk'umunyarwanda. So tugarutse rero ku kibazo nabibarije, Abanyarwanda bifite ubwigenge by'ukuri? Igisubizo ni oya. Nta bwigenge nyabwigenge dufite mu by'ukuri. Ikindi kandi kwigenga birarushya. Kwigenga ugomba kwihingira, ugomba kwiterera imyaka, ugomba kwivura, ugomba kwirinda, ugomba no kwitunganyiriza imirimo yose yo mu gihugu. Uhereye mu rugo, mu ikaritsiye, mu karere, mu gihugu. Ariko uyu munsi u Rwanda rumeze nk'aho ruri kuregwa, rurarezwe. U Rwanda rurafashwa hepfo na ruguru, hejuru no hasi, hose imfashanyo ntirashira. Wa mwana rero utarakura ni twebwe, kandi noneho tugakomeza no gufata n'izindi
n'indi myenda. Harimo abafitemo uruhare runini n'abafitemo inyungu ku Rwanda ruguma muri ubucakara bwa kijyambere. Igihe cyose udashobora kwihitiramo imyanzuro, kwifatira imyanzuro y'aho ushaka ko igihugu kijya, amahanga ari yabikora buri gihe umwaka ku mwaka, turacyari abacakara. So tugomba rero kubisezerera. Icyo bigomba gusaba cyose tugomba kugitanga, ndetse niyo byabivuga ngo dutange amaraso yacu nk'abanyarwanda. Mubyitegura munabishyire no mu mitwe yanyu. Turi kumwe? So ngibyo rero ndagira ngo rwose nanone nongere mfate akanya intare abami n'abamikazi mbifurize mwese uyu munsi mwiza w'ubwigenge bw'igihugu cy'u Rwanda. Nubwo bwose abanyarwanda nta bwigenge uyu munsi dufite busesuye, ndifuza ndabifuriza mwese nk'abanyarwanda ko ubu bwigenge tuzabugira. Tugomba kubuharanira, tukaburwanira paka twongeye kubugira. Turi kumwe? So murakoze cyane rero, ndagira ngo rwose mbifurize umunsi mwiza, weekend nziza. Abenshi hano muzagira ibiruhuko birebire, by'umwihariko hano muri Amerika kuvuga kanya kuzagira nko kuwa gatatu kwa kane, abantu bari muri ambiance y'ubwigenge. Ni cyumweru cyo kwigenga cyangwa se cyo kwiziza ubwigenge, kubera ko bizaba mu munsi w'umubyizi. Ibirori byinshi byazanywe kuri uyu munsi. Turi kumwe? So Imana ibarinde aho muri hose, ndabasuhuje, ndabakunda, bifuriza amahoro y'Imana. Igihe singira nk'abo bikorwa Freeman hano kuri studio Umutware, naho ubutaha.